yes reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu ni ku Ibendera TV nkuko bisanzwe ngendera na Christine Ntirushwa ikaze rero. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakurura cyangwa bakundwa n'abakobwa benshi mu Rwanda. Ni mu kanya gato cyane nkaza tubiva imuzingo, ariko mbere gato reka nkufurize gukora like na subscribe, ukore share, hanyuma dufatanyirize hamwe kugenda twubakira ku bitekerezo bifite ireme. Ni mu kanya gato cyane. Iyo umuntu aririmba abaririmbira abantu banyuranye, ariko kenshi usanga abakobwa aribo batajya babasha kwihishira mu marangamutima bagaragariza abantu ko banyuzwe, bashaka kubereka ko indirimbo zabo zikora ku mutima wabo. Niyo mpamvu twabakoreye urutonde rw'abahanzi 10 b'abahungu bakurura abakobwa cyane hano mu Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 10 w'uru rutonde turasanga umuhanzi Igor Mabano. Uyu muhanzi yamenyekanye mu ndirimbo z'urukundo nka Urakunzwe na Iyo Utegereza n'izindi nyinshi. Amagambo agusha neza kandi aguyaguya ni bimwe mu bimufasha kwigarurira imitima y'abakobwa benshi ba hano mu Rwanda, akaba ariyo mpamvu twamushyize kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 9 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Ivan Buravan wamenyekanye mu ndirimbo Ni Rwogere ari kumwe na Jules Sentore. Uyu kandi yanamenyekanye mu ndirimbo nka Sibere, Oya n'izindi zitandukanye. Ni umuhanzi nawe ugira amagambo n'injyana bimufasha kwigarurira imitima, byagera ku bakobwa byo bikaba akarorero bagapfa agahwera. Ku mwanya wa 8 w'uru rutonde turasanga umuhanzi Tom Close. Yamenyekanye mu ndirimbo Mama w'abana, Ndacyagukunda, Nabo Muyonga n'izindi. Uyu akaba ari n'umuyobozi w'ikigo cyo gutanga amaraso mu Rwanda. Ni umugabo ufite uburambe mu muziki nyarwanda, afite umugore n'abana, ariko ibi ntibimubuza kuba hari abakobwa benshi bagwa igihumure bakaganzwa n'amarangamutima y'indirimbo ze iyo bazumva n'iyo bazireba kuri televiziyo. Abenshi ngo bamukundira ikinyabupfura n'uburyo ahorana umucyo, akabaseriye mu byo avuga n'ibyo akora. Ku mwanya wa 7 turahasanga umusore Soshomura wamenyekanye mu ndirimbo Ku Ndunduro, Yayobye, Mavi n'izindi. Uyu musore benshi bavuga kuretse kuba afite uburanga bwiza ngo agira ikinyabupfura n'ijwi bihogoza benshi, maze ngo byagera ku bakobwa bagapfa bagahwera. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi Bruce Melody. Uyu yamenyekanye vuba cyane byihuse mu ndirimbo nyinshi zitandukanye za hano mu Rwanda zirimo nka Ntiza aherutse gushyira hanze ari kumwe na Mr Kagame, Ikinya, Samoya n'izindi. Uyu ngo yigarurira imitima y'abakobwa benshi kubera ijwi rye agorora akarikaraga akayerekeza aho ashaka, maze byajya nirana n'amagambo abaririmba bikagera ku mitima y'abakobwa batari bake ba hano mu Rwanda. Mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Christopher Muneza. Abenshi uyu muhanzi bamwita Urukundo kubera imitoma iba mu ndirimbo ze no guhogoza no kugusha ku ngingo mu nganzo ye ijyanisha ku rukundo rw'umuhungu n'umukobwa, bituma benshi mu bakobwa ba hano mu rw'imisozi igihumbi baramaze gushinga igiti cy'ubwami bw'uyu musore mu mitima yabo. Ku mwanya wa 4 haraza umuhanzi Umugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Ubu ari hano mu Rwanda, ariko ubusanzwe akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwi mu ndirimbo nyinshi nka Habiba,
Naremeye, Aminirov n'izindi. Uyu ntabwo bajya bamushidikanyaho haba mu ijwi no mu mirongo n'amagambo biba bigize zimwe mu ndirimbo ze, uretse ko burya ngo agira n'ikinyabupfura n'ubwenge bituma yigarurira imitima ya benshi mu banyarwandakazi. Ku mwanya wa gatatu haraza umuhanzi Andy Bumuntu. Uyu muhanzi azwi mu ndirimbo yise Keke 509, Mine, Valentine n'izindi nyinshi. Iyo uteruye ikiganiro n'abari bo mu Rwanda bakubwira ko uyu musore ari mwiza, ngo agira amaso meza, ngo agira ijwi ryiza n'ibindi byinshi. Ngiyo impamvu yatumye uyu musore nawe tumuzana kuri uru rutonde rw'abahanzi mu by'ukuri bakurura abakobwa benshi ba hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi King James. Uyu yitwa Ruhumuriza James, akaba azwi ku izina y'ubuhanzi rya King James. Uyu bamwita umwami w'urukundo kuko ngo iyo bashatse gusezeranya kubwirana amagambo meza y'urukundo batanga ubutumwa mu ndirimbo z'uyu musore. Ubusanzwe uyu mutipe niwe muhanzi utajya agaragara muri Rwaserera no mu byacitse. Akora ibye mu ibanga, ubundi imitima y'abantu ikarwana n'amagambo yo mu ndirimbo ze yigaramiye. Benshi mu bakobwa bavuga ko iyo bihebye bakumva indirimbo z'uyu musore bahita bongera kugubwa neza mu mitima no mu mwuka byabo. Ku mwanya wa mbere w'uru rutonde haraza umuhanzi Ingabo Medali uzwi nka Meddy. Uyu nta wakwibagirwa ubwo yakoraga igitaramo hano mu Rwanda, maze abakobwa benshi bakagwirirana bakagwa igihumure bakongera kugarura agatima ari uko bahoberanye n'uyu musore. Benshi baramubona bagahogora kubera ijwi rye, uburanga n'ubugwaneza bwe. Uyu umusore yahogoje abakobwa bo mu rw'imisozi igihumbi, ndetse birarenga ajya no guhogoza abanya-Ethiopia bazwiho kuba ari bo batajya abemera no kuganzwa n'amarangamutima mu rukundo. Uyu Meddy kandi niwe muhanzi ugira indirimbo zikundwa kandi zigafatwa mu mutwe n'abakobwa benshi ba hano mu Rwanda. Mu rutonde rw'abahanzi bagera ku 10 bazwiho gukurura abakobwa benshi ba hano mu Rwanda binyuze mu buranga, mu ijwi, mu nganzo no mu myitwarire yabo. Reka nanjye mbashimire, nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mubana natwe ku Ibendera TV. Nitwa na Keti Ntirushwa. Ndabashimiye cyane, ariko kandi ndabibutsa gukora like na subscribe na comment kugira ngo dukomeze gusangira ibyiza tubategurira. Kugira amahoro y'Imana.